nzatujyana mu isoko ugurira inkweto nziza umva ndashaka kuguhindura nkagugira mushyashya nunyemerera nzaguha icyo nafite ndashaka kukugira muri gitangaza ikigo hara ndabizi ko abanyeshuri mukeneye utuntu twinshi ndashaka kugura muri telefone yanjye ndashaka kugura ihenze kuri ndashaka kuguhindura mushyashya ku kigo umva kugurira muri kantine nziza yesu usiko ngiye gucyura umwana w'abandi umwana w'umusore kuriye kuko umukecuru mwure ngiye kubibwira mama we no arahita hashya koko kanze n'urukanga ngiye kubimubwira ariko ni ipantaro ndabona ntazi ukuntu umeze kwa gatatu nzakujyana mu isoko ndashaka kukugira umuntu mushya kwino mu rugo asibye byose uzabimpa nzabiguha ni ukuri siko ntawaye n'icyana cyiza umugabo wanjye ntukambwire umugabo wanjye ni ikigo rye ni igicucu kirabaya ngwino gushaka nunyemereye nzakugura buri kintu cyose ushaka ngwino kuramo akadodo kugeza kuramo mwihorenda muhitana mwihorenda muhitana ndaya umugore ngimfatira umwana ndamwica mubwira fungure kumfatira umwana ibyanjye byose fungure tingura tingura re nushaka kukingura twabimenye kingure Yiri byashano ndarizanye nifatira umuhungu ndabare habaye